ndi umuntu uraho mana ndibazanga nyine wiberaho ndi umutesi wiberaho ngati mana baze rero ngeze umugabo babagabo nyine bameze nk'intare mu rugo badakurwaho wa mugabo nyine babandi bakubwira ati umugore mu rugo nuteka nukoropa niwoza ibyo muri ibyo nabiteshya nk'ati ndapfuye ngiye hasi ndagowe natekereza ibintu bibera mu rumongo nkumva ubwa burangije kumva ntawe uzaje nkavuga ati mana ngiye naherekera nsengera umugabo nanjye byambayeho ugasanga umuntu ni mu diaspora mukavugana ariko ugasanga asize cyane imbere ubukwe noneho mwahura ni nabukangisha akazi k'abakobwa oya abase muri iyi minsi nyine niyo agiye kugutera utari cyo gukenera kubwira ubukwe ugasanga uwo muntu ushatse azajya ntago mukundana ugasanga mumeze nk'abashyitsi ugasanga mwicaye muri salo mwicaye yarindi yicaye hano cyangwa haba akantu gato cyangwa wakora nk'ikosa nk'urugero umugabo akagutombokera akenda nko kukwica kandi ukoza akantu kandi abantu mukundana nta kosa na rimwe utakwihanganira ribaho kereka wenda kuguca inyuma kandi nabwo ibyo hari igihe bibaho bitewe wenda nk'umuntu yagize ibyago runaka Hello guys, umeze mute? Hope komeze neza, natwe turashima Imana, tumeze neza nubwo mbona akavura kagiye kugwa ariko turakora. So, tubanje kubashimira by'umwihariko abakunzi bacu. Ubu ngubu tumaze kuba bakire ku basabu. Bamaze kuzura 2,000 na. Twe tuzi ko bitazajya ariko ndabona byageze. Fiyo ubu nta kintu wumva bababwira. guys rero ko bibori byishimo ari byose ndishimye cyane nubwo narwaye hajemo aka gripe ariko meze neza byanga byakunda turakora uyu munsi ndishimye rero nkomeje gushimira abadukurikirana abakomeje kuduha inkunga za subscribe share ama views turabakunda cyane pe nkuko rero mubibura turi kumwe n'umutumirwa wacu yatwibwira. Hello guys, friends and family, abantu mumenyereye wacu ni Daisy kwa Daisy TV show muri Daisy family warukibagiye agase kae Daisy family ntabwo nakibagiye kuko Daisy family ni ikintu cya mbere kuko ni wo umeze none kameze neza ndakubona asuta nishiti yanjye nuko yagiye yonye ntabwo ayasha ahubwo nawe nyiryaho semana yanjye neza abantu so nakwirya bikagenda gutesha nukuri ko ntabwo nakwirya kuko uri umuntu uri umuntu ewana watweretse urukundo mbere uranadusapotinga ibikorwa byacu byose byo gufasha nubwo tutakibikora cyane ese ubundi nako ndaza kubikubaza neza uze kubimbaza gusobanurire ariko shasi mutana umwana mwiza abantu bo kwa Daisy TV show nakundaza kubabwira mu kiganiro cyanjye wabivugiye shamba abantu mu dukunda abantu mukunda Daisy family pe mujye gukora subscribe kuri The Sisters sibyo ngiye nayikoze kera wayikoze kuko ndibukana nanayifungura umuntu mu bantu nabaza gutuntu duke twancangaga nagendaga mbabaza mu basupporting n'abakobwa bafite imbaraga bakora buri munsi ngiye ko mba ndi ngiye nyine sha mbameze ukunza gake asa biteshere wayo ko ntakimubona bimeze ntago asigaye aboneka cyane sigabara kanya niyo mpamvu dusukoze wakonje shamba nangize mwati basi ko wabonye konje mbabarira basumye ikiganiro ndarushye ngo ndashaka kuruka asigaye imana ikiganiro asibaza umuntu nyine ikiganiro ngararushye we aba yahande reka ntago ari bunci nta kimukoro do pranka mane ntago tukibikora kandi imbere nyine nabonaga ko abantu bakunda iyo turi kumwe ariko tutari kumwe wenyine ntago babireba cyane nk'iyo muri kumwe kuki munyanga kuki yo ndigiye nyine mutande abashaka kurebana n'isura y'umugabo wawe ndabinginze sibyo niba munkunda mukore subscribe
kuri The Sisters sibyo bafite bagejeje mu bihumbi 200 na nanjye mfite mu bihumbi 4 ariko pe mugende mukore subscribe kandi nabo kwa Sisters mugere kwa Days n'abandi bose nimukajye mu biganiro byacu mugende mudakoze subscribe shanu kuri pe kandi turabakunda cyane washimuse nyine yashimuse cyane yashimuse so rero tukaba tugiye kuganira ku kantu gato ako se ko ndeba Kamariza nakuraje shabuka oya ndakuraje mufite nubwo ngerwaye Kamariza nakuraje afite guys nabihanganire so nakwifata hano Kamariza tugomba kuvuga sibyo so rero nkuko mubibona guys turi kumwe n'umutumirwa wacu tukaba tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo abakobwa muri iyi bisi bari gushaka bakurikiye imitungo bagera y'urugo rukabananira sibyo bakaba bavayo so turagira ngo dufashe icyo nabonye cyo muri body na uko baruzi ruvuga twe ntago turagerayo so geshe baragukunda okay ntago muragera sibyo ariko murakunda ndakunda ufite boyfriend oya uramufite warubatse akanyaranyu bagiye we shambega ubushuti kwanza cyo koze ndasebye akibaze ariko njyewe narimbiza ko sinzi ukuntu kwa muhora muri kumwe rero sasa mbona ubumeze nk'umukobwa ntaye kana nubwo ukunda kuvuga sheri wawe cyane rero oya ntago arabyemera kubera iki nyine ko muvuga ariko guys ndajya mu sabe tuzasere Kamariza zare n'umusheri we kuri kamera zabatumira hari ikiganiro kubera iki se n'umubona muzagire tuzakora ya prank sawe n'ukuri muzatubabarire hajya wa sister ride cyangwa noneho twebwe tuzamuhamagara rero tumukijana imbere ya kamera sheri mfite ikintu tuzamuhamagara tukamubwira ko yarwaye reka da sibyo nadahurudukanye yahita ayibona hehe ayibona ngezaba nakwatse telefone ninanyuza mfata telefone yemera ku cyapa aba yabyemera yambuza se ese ushawe ntago yaza imbere ya kamera kubera iki abizi ntago yaza bitewe nuko atarabyumva neza maze uzamutwereke reka da natagayiza ubu mwandenganye rata ntago asubutaragajya avuga sheri mu gihe cyose tuzenya sumu ntago ndumva umuvuga oya shanda muvuga ahubwo uvuga ngo ntago uramubona kuri kamera oya cyokora rata ku bantu badahorana na Kamariza mu buzima bwa buri busi nago nyine kubera n'ukuntu avuga makeya urumva nago wapfa kubimenya ariko kuba muzi aramuvuga cyane gusa ndagira ngo tumwinginga azamuzane kuri kamera okay uzamwinginga sawa uzanyumva nkuko yakuza papa ndehe n'izina ry'umwana ariko nacyo Kamariza ngiye kubivuga sheri wa Kamariza turinze uzaze tukubone guys narimvuze cyakaze mugira abantu ngiye ibanga umva ngubwire ako kamera se nkabivuga uvuga ibiki se kandi n'igihe mba numva uvuga ibiki kugira umunwa muremure kamera usko nafite urwana rwiza ari ndaza kumwisurira murebe none nibe ko nanjye oya wenda mu ruwaje mu rwanda umwana ntabaragira amahitamo ye nawe ko se mana yanjye ntago uzigiye nyine igihe twajyaga kwa yagusuze ko yamaga avuga ngo mama ntuzamanuza yahise abangumana we ngo umwana ngo amazina ngagiye kuri kamera ngatana bishaka ngo mwaretse umwana akabanza gakitira bose barabizi ko afite umwana witwa Mori Mori yaramamaye none hari igihe bambwiye ati zana Mori nago tugushaka kandi shaho uzari kandi cyewe iyo wazanye muri kirare noneho hari igihe nyamaze igihe kinini nyine atamuzana nyavuze ati reka umwana mureka abanza kure yaranje kubyanga byarangiye bakajya bangati zana Mori agasundi ndarwana n'iki akoze ka anniversaire mita mushyira wawe ati ibiciye byakawa yangeraga bigira intambara urumva ari ikintu bimbwiye okay cyakora rata reka nkubwire
sibyo hari igihe ngesha umwanjye ubwanjye nanjye ku bwanjye numva ewana namurata urumva ngamushyira kuri kamera y'abakozi banjye bakamubona ariko hari igihe ushakara n'umuntu iyanjye ntago ari we hari igihe ushakara n'umuntu akabikunze ariko iyanjye ntago ari we okay njye rero mba nta kibazo nanjye ku bwanjye nta kibazo ariko ahanini usanga nyine ababyeyi b'abapapa aribo batabishaka ntago babishaka cyane rega papa marega muri kumwe muri iyi mihanda turi kumwe muri iyi mihanda abantu bose twebwe ahantu hose baratuzi iyo turi mu muhanda tugahura n'abantu batuzi baba bazi na muri noneho twebwe umuntu nyine abatuzi tugahora twe tutamuzi kuko baba batuzi kubera babakurikirana ugasanga agahita akadusuhuza akatugasuhuza umwana ukabona nyine turi kuvugana nk'abantu tuziranye mu buzima busanzwe rero njyewe nyine nawe nabyemera azaza yaravuze ngo azabanze ngo agire ngo amahitamo ye niyo mba nyine ashaka kujyaho nyine azajyeho nta kibazo uzategereza umwana agire nk'imyaka nka 10 abihitemo ariko hari n'igihe bishobora gucamo kanaza afite n'ibiri cyangwa 3 ariko wasanga oya nyine ndavuga wenda yabyemeye ese mureke mbabaze ubu abakunzi bawe nyine bagukurikirana buri munsi sibyo bakwingiza bakagusaka ko bwati Kamariza turasaba umwana umuzane ese ubundi ubungubu yaza avuga iki oya nta mpamvu yo kuvuga nyine ukabereka ikibebe cyawe uziko nakitayimugwe oya reka nkubwire aba yaramushyizeho kera rwose uzaho yabishakiye umwana kwa kundi ujya akakureba yarandebaga ntirira ngashakora ntabwo muzisha uzi yamukoreraga nkayimujudikisha nkongera izina ry'umwana afite amezi 4 yashaka no kuba agashaka kumuha amashokora nkarwana nawe umva yaba adari ikintu cyose akayijundika nkahita nyimwambura kujya mbere y'amazi umwana arerwa n'Imana nyine arerwa n'Imana umwimashukana no harabajya ibyondo bakarya ibikoko oya ariko nyine yarakiri mutoya oya ukabona urimo urajya umwana arakureba ngo waretse tugira umururu ntabwo Kamariza basi wambabariye nkamuhereza umuceri ngo wamuceri urimo amavuta ngamucunga agiye nkabimuha shaka ndisharama kanago ntabyamo Fiye nta kintu atamuhaga nta kintu namuhaye ariko shamana we yo nkwifatira urimo kubimuha ibaza na shikarete gahekenye nkavuga reka mfate agahande kamwe nafate kare ngamubumbura akanwa nkameza akanyunye twatunuza turyohere ngatamukura bagashikarete ubundi umuteye inkonda nyine ikibi no kumuha byinshi sibyo se we Fiye yashaka ngo buri kantu kose ariye amuheho kandi shakira umwana mutoya kandi ubu ntabyo ujye umuha ayiwe shandamu ngiye muri wanjye ko ntago nigeze mushyiraho protocole nyinshi ngiye n'ubundi murinda umwanda murinda gufata ntagara ry'igikoko ibaza umwana utararya igikoko shandamu bameze uko nguko ariko ibintu bya protocole nyinshi kuvuga ati ndamuhaka byose muri nta kintu atarya nanjye ubu ngubu yakora nta protocole namushyizeho ndetse nohereza ngo ngiye nirinda kumuha ibintu birimo amavuta menshi cyane ariko hari igihe mfata agafiriti kamwe umwana kubera njya ndarangamutima nkurura nkumva nyine shadisi kumwima nkumva ntabwo uzi ukuntu amurya iminwa wagira ngo umva ndamufata utunwa twose ako ikintu gisekeje rero bantu mudukurikiye baze twazanye n'ibintu turi kwivugira hano guys rero reka katugaruke sibyo katugaruke mu kiganiro okay ndagira ngo mubaze nyine ni ukubera icyo ugiye kureba muri iki gihe abantu benshi by the way ariko ndetse n'abagabo nabo tugiye kuvuga ku bitsina byombi sibyo ku bitsina byombi ni ukubera iki nyine iyo ugiye kureba usanga muri iki gihe abakobwa cyangwa se abasore birukanyira ibintu kuruta urukundo then bashyikayo bagashwana nabo bashakanye ubona ari ihe mpamvu ubona ari iki kibitera njye reka mbabwire ibintu mpora mbivuga njye niba uko nahoze ngira ubwoba mvuga ati mana uzandinde urugo rubi kuko nahoraga mbibona njye kuva kera umutima wanjye wahoze uhagaze njye niba hari ikintu mu buzima bwanjye nizo ni ugupanika ni ubwoba bw'ubuzima
kugira ubwabo bwati iki kintu kiramutse kimbayo kandi n'ubundi mu buzima ibintu byose bibi bitugeraho sibyo ari ibintu akenshi ibintu butinya nibyo bikugeraho noneho kera najyaga mvuga ati ikintu utinya nicyo kikugeraho natekereza ukuntu ntinya kugira urugo rubi natekereza ukuntu ntinya kugira umugabo mubi ngiye ko ukuntu nanizi ndi umuntu uraho mana ndibaza nka nyine wiberaho ndi umutesi wiberaho nkavuga ati mana ibaze rero ngeze umugabo babagabo nyine bameze nk'intare mu rugo badakorwaho wa mugabo nyine babandi bakubwira ati umugore mu rugo nuteka nukoropa niwoza ibyo none ibyo nabiteshya nka ati ndapfuye ngiye hasi ndagowe natekereza ibintu bibera mu ngo nkumva ubwa burangije umva ntawe uzajya nkavuga ati mana ngiye naherekera nsengera umugabo navuga ati mana nzaba umugabo mwiza ariko none kugira umugabo mwiza natwe twigira amahitamo noneho maze gukura ahantu uvuga ati ubu ngubu wandambagiza nyine mu myaka nyine mikuru hari ahantu ujya ukavuga ati hari uwaza afite gahunda nkaba namwemerera rero sasa nkahita njya hagati y'ibintu bibiri amafaranga urukundo hahandi uba uvuga ati se twese dutinya ubukene ntawe utabizi ugahita uvuga ati se ndamutse nshatse umugabo yego afite urukundo ariko nta mafaranga afite noneho byose nkavuga ati Imana ndashaka umugabo afite urukundo akaba afite n'amafaranga ariko Imana ikora uko ishaka hari igihe kubwira ati yego byose urabishaka ariko ikabibona n'ubundi ahazaza hanyu muzabigira ikavuga ati namuguha kuko nkanjye nyine byambayeho namuguha adafite amafaranga ariko ahazaza hanyu ni heza kuko ngiye kuva kera nyine hari ukuntu ubundi kwihatira ibintu byiza na byiza ngiye sinigeze mu buzima bwanjye ntekereza nkavuga ati ngiye nakena nagira ibibazo nabaho nabi abana banjye babaho nabi ibyo bintu simba nanashaka kubitekereza kwa kuntu uvuga ati ubuzima bwose se kweki simba nshaka kuvuga ati umuryango wanjye uzabaho nabi rero nanjye nikundiraga amafaranga nkavuga ati yego urankunda turakundana ariko nanone ubu nafite amafaranga rero nanone njya hagati y'ibintu bibiri nkaba mfite umuntu nkunda cyane udafite amafaranga abandi bafite amafaranga ariko abandi bafite amafaranga nkabona nta gahunda ngiye n'ubuhamya mba ngomba gutakwira n'abandi bose bumvira kuko hano hanze rwose abakobwa bakunda amafaranga pe hari n'ukuntu usanga umukobwa yaragukunze ukabona nyine wajya ureba ukabona yakunze nka papa we ukabona akundana n'umugabo ungana na papa we kubera ko afite ibifaranga byinshi cyane ariko nanone ukibaza uyu mugabo wenda kungana na papa cyangwa undusha imyaka 15 cyangwa 20 n'ingahe yego arakundana pe barutana cyane kandi bakundana bya nyabyo sinabihakana ariko la majorite ni abantu bakundana bakurikiranya amafaranga cyangwa gasanga umuntu ni mukuru arishakira umugore wo gushyira amaga akamubyarira none wowe yagukunda bitewe nuko afite ukajyana urukundo kandi nyamara hari abantu benshi tekereza ku muntu muvugana nta n'ibintu byinshi muravugana agatangira kukubwira ngo ubukwe nk'urugero ni umudiaspora agatatanya afite ingero nyinshi shana nanjye nakundanye n'abadiaspora ugasanga umuntu ntimuzanye nta n'ukwezi agatakubwira ati njyewe numero yawe nayikuyana ni umuntu wayimaye ndashaka akagatanya kukubwira ibintu by'ubukwe mutaranahura yitako kanye tumenya ngo uwo muntu arashaka umugore ariko akenshi baranahirwa abo bantu hari igihe uhura na pasi imeze uko muhuriye ku mbuga nkoranyambaga wenda bibaho kimwe cyane Facebook yego nyine pe nubura abo ukuraho batagufiteho gahunda ariko ngenzi umubare mwinshi umuntu ushaka umugore aba ari seriye oya ngenzi abantu benshi bagiye bakora abagabo kuri Facebook kandi barubaka barahazi cyane ndabazi ugasanga n'umuntu baguhayemo pasi nk'urugero yakubonye kuri stati runaka akahita y'akanumero ugasanga birabahiriye ariko nanone njye nanjye hari izindi ngero mfite kandi nanjye byambayeho ugasanga umuntu ni umudiaspora mukavugana ariko ugasanga ashyize cyane imbere ubukwe noneho mwahura ni ntabwo ukangisha ako kazi k'abakobwa abasore muri iyi minsi nyine niyo agiye kugutera utari cyo gukenera kubwira ubukwe sinzi impamvu nanone babazi ko ariko ikintu umukobwa aba ashaka cyane nanjye hari inshuti zanjye inzisha zijya ziza zikambwira ati noneho ibiki nongeye ubwiye diaspora yakubwiye ubukwe mutambwira ati sha rwose ibyo bireke bantegereze muhure ubone ko ibintu biri seri ubone ko ari n'umuntu koko mwabasha none se umuntu nturi shuwa neza ntuzi imico ye byari no nzi rwose bari barakundanye bya seriye araza ariko nyine aza gusanga uwo muhungu azwiho nyine imico yo gukunda nyine abakobwa nyine abahwebo nabo bose indaya abibwiwe n'inshuti z'uwo muntu
kuko babimenye ko nyine bakundana bahita bamubwira ati uzi n'ikindi uwo muhungu mwihorere kuko hari n'undi mukobwa tuzi nawe bafitanye ubukwe urumva nyine urumva biba bisaba gushishoza kugira ngo uzamenye umuntu wikurikira amafaranga ahubwo wowe kurikira umutima amarangamutima njye nicyo kintu navuga kuko nanjye nagiye nkurikira amafaranga tutararengaho rero ibyo muri iki gihe biragoranye kamare uzi ko mureke mbabwire kandi nanjye mfite ingero pe hari abantu nzi pe biyemeje sibyo bareka iyo mitungo sibyo nanone reka nkubwire nyine sinzi ikintu kiri mu bantu muri iyi minsi nyine hari igihe wiyambura bwaba umuntu ukavuga reka ndeke wa muntu ufite imitungo ejo yanashira ugakurikira umuntu sheri ufite ubusa sibyo wagerayo wa muntu akanagutesha ugasanga ni nawe ugutesheje umutwe aho ngaho usize ikintu navuga aho ngaho wowe ubundi hari ukuntu uhura n'umuntu pe ukavuga ati uyu niwe wanjye mugahuza buri kintu cyose mugahuza ingo nziza si muzizi zihari kandi nyinshi hari abantu njya mbona batemera ko ingo nziza zibaho sinzi impamvu ariko zirahari ugasanga ni n'abakire pe ugasanga n'umukobwa yakundanye n'umuntu w'umukire umeze neza kandi ugasanga urugo rwabo rumeze neza aramukunda aramutetesha nyine ugasanga ubundi hari ingo ebyiri ngewe hari urugo rwa rundi uvuga ati harimo umugore n'umugabo ariko uwo mugore n'umugabo umugabo ntagafata umugore nka harya bagita ngo wife material niko nyarumva bita abagore nyine wa mugore umeze nk'umukozi mu rugo hakaba n'urundi rugo noneho rumeze umugabo n'umugabo umugore n'umugore umugabo nyine wa mugabo umeze nk'Imana mu rugo subazi wa mugabo utaha mu rugo ugasanga ibintu byose bose barakangaranye umugabo agahita agenda yakwicara muri salo bose bakaba baragiye bazanye inkweto akicara gutya icyayi na televiziyo gutya namenye ngo abana bameze gute namenye ngo umugore yirate ntanagiye byibura no mu gikoni ngasanga umugore amuganirize amubaza ati byiriwe gute amubwire kuntu yiriwe mu kazi ugasanga ni wa mugabo uva mu kazi muri salo baramugaburiye wenda bamushyira amazi muri dushe arakarabye byose rangiye kuryama ari bwo buzima ahubwo asanga hari undi mugabo niba umugore ari mu gikoni araza amuganirize bafashanye birangire vuba bajye kuryama oya banafatanya cyangwa umugabo afashe umugore umwana umugore ajye mu bindi ajye kwita ku tuntu two mu rugo cyangwa umugabo niba atanakoze amenye ngo ndabyuka umugore naba ari gukora ibi ngibi nanjye ndaba ndi kumufatira umwana ndaba ndi gukora utu cyangwa namufashe guteka hari abagabo nabo bameze go cyane ngo gutyo izo ngo ebyiri rero ziratandukanye cyane nge rero cyane natinyaga urwo rugo rundi mvuze mbere ugasanga umugabo nyine ameze ariko nta n'utabitinya ubwo se umva hari umuntu wabyishimira ubwo umugabo iyo akandagiye mu rugo aba yumva nyine nta nubwo yubaha bayida uwo bashakanye nta nubwo amuha agaciro noneho ugasanga ni wa hari ibintu njya nyine bavuga ngo niba uri umugore wifata telefone y'umugabo wawe niba uri umugabo ngo wifate ngo ujya gushaka yiki ngo telefone y'umugabo wawe ngo niba uzi ngo niba uzi ko iri bukubabaze ngo irimo ibintu bikubabaza ngo ujye gushaka ibyo bintu iyo byumvise mutamuga ati se abantu barashakanye sibyo iyo mwashakanye muba mwavanze ibintu byose noneho hari ikindi kintu nibaza iyo umugore n'umugabo bashakanye mu murenge bagasinyana ivanguramutungo biba bimeze bite ubwo nyine buri muntu ni ku giti cye no gukora ayishakira utuntu two ku ruhande mana yanjye ugasanga abantu benshi bari kuvuga ngo mujye musinya ngo ivanguramutungo ngo ingo z'iki gihe nyine ngahita nibaza ni uguhangana turi muri sauna warabyibutse ejo turi muri sauna hari abagabo ibyo bintu babivuzeho babikomojeho ariko mureke mbabwire bavuga nyine ngo bajye basezerana ngo ivanguramutungo kuko ngo abagore ngo bishyize hejuru ngo murabana mwamara kubana bamaze amezi 2 ngo agahita ashanga umugabane kandi mukagabana nta kintu yazanye uwo mugore rero watekereje gutyo kuzana umugore ukamushyira mu nzu umutekereza gutyo ko ari umugore nta nubwo abatekereza uwo mugore wanamwubaha se ahubwo oya n'umugore nawe ntago yakubaha icyo nzi cyo azi ko ari ukuvangura aho nta rukundo rero ruba ruhari ni nka business muba mugiye umuntu mukundana aba yifuza iterambere ryawe ariko murebe mwatumiye imiryango harimo abantu batandukanye muri iyo sale sindabona akenshi sibyo baba ari abantu batandukanye usebye aba watumiye hari n'ababa bategereje nabo kujyaho muri sale muri abantu batandukanye
ibaze guhanika ukuboko kavuga ngo dusezeranye ivanguramutungo. none se fiwe nta rugero uzi we rwasezeranye ivanguramutungo. nawe ibaze rero ukuntu uyita nyine ubyakira. Ese abantu bahita batangira banajajinga abantu sibyo bitewe oya biranavugika nabi binasawundinze nabi kuvuga ivanguramutungo. ariko bitanekereza nk'ubwo nk'iwanyu baba babyumvise gutyo ngo ujye gusezerana ivanguramutungo. nyine bo bahita bavuga babitekereza. ese kamenge ushobora kwibaza wa mugabo urankunze ese ko tugiye kubyarana iyo mitungo kari yanjye n'abana bacu sibyo. ubwo urumva abana baba bafite n'uburenganzira icyambere cy'abo bantu baba babanye ariko bateganya no gutandukana. none kuko abantu bakundana bya seriye badateganya gutandukana bashaka kubaka umuryango n'abana ntabwo ibyo bintu. kuko none se gute mwavanga amaraso mukavanga imibiri ukareba kuvanga umutungo mukananirwa kuvanga imitungo. mana njye sinkunda imitungo sinanakurikiye imitungo sibyo. njyewe ikintu cya mbere ubundi ni umugabo nkunze ariko buriya iyo ugiye mu rugo rufite amahoro ugasanga ni ukuri pe nta bintu birenze bafite ariko amahoro bifitiye ukuntu umugabo abanye n'umugore we n'abana nyine njye ukabona ni ibya mbere uzi abantu babanye bakundanye nubwo baba bari buhere kuri zeru baba bazaba abantu bakomeye bazaba abantu barenze kuko abantu mushyize hamwe. umugabo aragenda hariya agakora umugore akajya hariya agakora mugahuriza hamwe kandi nta bantu bajya bahora hasi ahantu hamwe. mwakoze mwafunguye ubwonko bwanyu ntabwo mwahora ahantu hamwe murahuza nyine mugahuriza hamwe ibintu byose. rero aho kugira ngo nsinye ivanguramutungo aho kugira ngo ugire inama umukobwa we kereka babandi baba badakundanye nk'urugero umukurikiyeho ibintu wenda aho nabyumva niba unashakanye umugore ubibona ko akubesha utamwizeye pe ntari ibintu ushaka usinye ivanguramutungo aho ku buryo ajya kubitungura ngo dusinye n'abantu ntabwo bagira isoni ukajya mu murenge ukamanika ngo njye runaka nsinye ivanguramutungo. bibaho cyane rwose kandi ubu ngubu njye numva ari byo abantu bashaka nibyo. uzi ko aho ngaho ari handi umugore atagira ikintu abaza umugabo. mureke mbabwire ntabwo imitungo ishishikaza ariko aho kugira ngo nshakane n'umugabo uvanguza imitungo wa mugabo we warurera. ese ntabwo ubundi ntabwo umutungo ari wo ukuzanya mu muryango muje ntabwo ari wuzanye ntabwo ari iterambere ry'umugabo ni iry'umugore iterambere ry'umugore ni iry'umugabo ibintu byose ni iby'umuryango kandi iyo mitungo ni iy'abana banyu. abana bige neza bambare neza babone buri kimwe hakuboko ku mana yanjye nanjye reka nifate ukuntu reka mbwire rero ukomeje kumirwa mujye musenga. ngaho rero tubwire nyine ahanini impamvu abakobwa muri iki gihe nyine bakurikira iyo mitungo ubundi baba bafite ubwoba cyangwa se abo basore baba bafite ubwoba bw'imibereho kugira ubwoba bw'ubuzima kandi igezeyo kuba ushaka imibereho myiza wagerayo noneho ugasanga uwo muntu ushatse azajya ntabwo mukundana ugasanga mumeze nk'abashyitsi ugasanga mwicaye muri salo mwicaye yarindi yicaye hano cyangwa haba akantu gato cyangwa wakora nk'ikosa nk'urugero umugabo akagutombokera akenda nko kukwica kandi ukoze akantu kandi abantu mukundana nta kosa na rimwe utakwihanganira ribaho kereka wenda kuguca inyuma kandi nabwo ibyo hari igihe bibaho bitewe wenda nk'umuntu yagize ibyago runaka bamushutse bamuroze mu byo kunywa ibyo nabyo ni ibintu muhandaringa nk'abantu babiri bikarangira ariko ni hahandi uzasanga wakurikiye imitungo ariko nugera mu rugo uzajya ukora ikintu nk'urugero nk'umugabo ntiyarakikuziho kiramukorogosheye kubera ko nta n'urukundo ruhambaye agufitiye ugasanga guhaye urushyi ugasanga muratonganye harahiye nawe niko umujinya wawe ugenda uzamuka. niba bwa mbere umugabo agutunganyije ugaceceka ukavuga ati reka mwubahe bwa kabiri nabikora bwa gatatu nabikora ntandi muzasanga mwese mufatanye mukarwana kwihangana kwawe warakugerageza kugera aho kurangira induru zikaba induru ugasanga ntufite uburyo muri butandukane nimutandukana nanone uraba wishyizeho iyindi experience itari nziza. nyine njye mbamva ntabwo twagakwiye guhubukira amafaranga ni byiza gukundana n'umuntu ufite amafaranga nta kintu bitwaye ariko niba utayafite ari umutima wawe ukunda mwese mukundana ari we muntu muhuza mukundane ibintu bizaza wekima ayo mahirwe ibintu bizaza rwose nta byatanye kereka niba ufite imyaka myinshi uvuga ati so tuzakora amafaranga ryari tuzayabona ryari ako se kuba wiyahurira iki ari ubwo uba wiyahurira iki wariye duke ukaryama neza warya duke ukiryamira kabari wese urabyumva shangiye n'inshuti zanjye kambabwire abantu nyine uko mbona ari nko gutinya nk'ubuzima nyine bwo hanze nyine murabibona ubuzima bwo hanze aha ngaha ukuntu bumeze buraryoshye none umuntu agatinya kububamo nta kintu afite ariko nyine ni hahandi usanga wirukiye nyine ibyo bintu ugiye ngo gushaka
ugasanga ahubwo nibwo ugiye kubiriramo kuruta kwa kundi ari gusanga wa muntu ukunda ufite duke mukatubana mu mahoro mukabana neza ugasanga ni handi wirirwa urira ukararurira ahubwo ni naho usanga ari wa muntu uvuga ngo nta rugo ruzima rubaho kandi ngo nziza zihari kandi bitewe n'abandi bakobwa bakiri abakobwa babibona nabo bakajya bagenda noneho nk'abo ubwiye nyine uko umeze nyine mu rugo rwawe akumva nyine agahita apfa mu mutwe akumva ko ntazashaka nta mugabo mwiza ubaho kandi abagabo beza barahari inshuti zanjye bariho pe so rero njye inama nabigira nk'abo bantu nyine ni ukwemeza kamwe agakunda umukunze yaba afite yaba adafite simvuze ko nta umukunda afite nawe akunze nyine mwese mukundana kana ari wa muntu muzahuza ibintu muzabigira mwa muri imyaka 50 mwa muri 60 ariko mubigeraho ko byagenda kose abashyizamwe ntago Imana ibura kubashyigikira so guys rero wowe se watubwiye wowe nk'umukobwa oya ngiye kabariza ranzi oya ngenda kuza ariko abatakuzi ngiye mureke nibwirira abatanzi sibyo se ngiye kwishyira heza sibyo urebye iyi si turi mbese iravuga ngo u Rwanda turimo iriruka sibyo twese rero turi kwirukana nayo sibyo so nyeneye kubona umuryango wanjye umeze neza nyeneye kubona abana banjye bameze neza biga ahantu heza babona icyo bakeneye uburyo batifuza sibyo nawe udakunda ibintu sibyo ahubwo menya ngo ibyo bintu bigiyemo koko ugiye ukurikiye ibintu cyangwa ugiye ukunda umuntu sibyo ku giti cyanjye ikintu cya mbere hari ikiganiro nabivuzemo ikintu cya mbere numva Imana yo mu ijoro sibyo ariyo yazamitiramo kuko njye amahitamo yanjye aranagoye sibyo ariko Imana yonyine niyo izi umuntu nyeneye sibyo Imana yonyine ikantoranyiriza umuntu imbona unkwiriye umuntu wubaha Imana umuntu wankundira umuryango nanjye nkawukunda sinakanga umuryango w'umugabo wanjye barabivuga ngo bibaho ariko man kireka niba koko nimba umuntu agera yagahyo niteye se ubwanga ubu se wanga ahantu wagiye ngo bigenda bite ikintu cya mbere cyonyine Imana nukuntoranyirizamo wowe ninkwiriye Imana nukuma umuntu unkunze sibyo akankunda nyiri umukobwa yangeza no mu rugo maze kubyara abo bana sibyo bikikuba bagakomeza kankunda paka nukuri biriho kamari ukabona umugabo yakunze umugore we aramurambagiza amugejeje mu rugo bashingiye abana babo bashingiye n'abana babo bagikora urwo ni rwo rukundo nifuza hanyuma nyuma y'urukundo ikaduha ubuzima bwiza nyine abana bacu bakabaho neza birakubabaza nukuri birakubabaza iyo ubona umwana wawe nawe aba akeneye kujya kwishima nk'abandi kwica ni nacyo kintu turuhira sibyo ukabyuka ubuza amahoro uruhira abana bawe kugira ngo umuryango wawe ubeho neza imitungo ntabwo ari yo hari umuntu avuga ati burya nzarire muri etaje sha kamari we ntabwo uza agahinda mana agahinda ko mu rugo umva hari ubitekereza hari uwo wabibwira ngo asange wa muntu mu rugo kamari nageze mu rugo si kimwe nk'umukobwa umuntu ashobora kunesha umutwe nkagera ku gahinda nkavuga ariko ndacyafite amahitamo sibyo uriya namureka nkaba nashaka undi wa mama ariko ibaza umuntu byararangiye mwarasezere ese urambwira ngo wabura amahoro uri mu rugo rwawe ugejeje abana babiri ugatandukana n'umugabo muri iki gihe baratandukana ariko muri iki gihe turimo sibyo biragoye uremera ukitangira abana ingero mba nzizi z'abavuga gutyo ko batumva uko byagenda kose si ukuruvamo uko byagenda kose atabana n'umuhungu udafite akantu yaba mukunze batamukunze yaba muruta batamuruta ushobora kwanga kubana nawe ejo ukazabona noneho hasigaye ameze neza wari kurira wari kwihangana ugategereza iyo myaka mikeya ejo bikanga ejo bundi bigakunda biba ari imvange ushobora no kumusanga afite umva ibintu bishoboka byose umenya n'ahantu bice bigenda by the way bajya bavuga sinzi ukuntu bavuga ngo umugore niwe uje araga iby'urugo umugore niwe ushobora gutuma ngo urugo ruzamuka ni nawe ushobora kumanura urugo umugore niwe mutima w'urugo umugore niwe mutima w'urugo uribaza ko uwo mukobwa niba mfite iyo myumvire yo kuvuga ngo ngiye nkurikiye iyo mitungo
icyambere cyo sinzi gukora sibyo niba nasi gukora ngavuga ngiye mu by'umugabo yaruhiye ejo sinzamenya kubijera ahubwo usange noneho usubije urugo inyuma rubaye zero none se ubwo wajya urugo nirukena nzaruvamo ese ko ushobora kugenda ukurikira iyo mitungo noneho igashira noneho uri muri urwo rugo kandi umugore atazi gukora iyo atazi kuvunika iyo atazi ahantu ubituruka kenshi nyine nawe usubiza umuryango inyuma ugasanga ari kwenjoyinga gusa ntazi ukuntu umugabo avunika ntazi ukuntu bigenda ahubwo ugasanga arimo arakonsoma cyane ibintu bitari ngombwa bisaba nyine gusenga ukanakurikira amarangamutima y'umutima wawe aho no kurikira amafaranga hari igihe uhura n'umuntu ukumva niwe wawe mugahuza akantu kose ukavuga ati shawe nguyu we twabana cyane kumva ari we wawe niyo yaba afite amafaranga ukumva ukabona nyine ukuntu mukundana mukira abafiyanse cyangwa mugikunda ukabona nyine shabira ryoshye ukavuga ati uyu niwe tugomba kubana nta cyiza cyo kubana muhuje uko mwameze kose wakora akagakora mugafatanya akantu kose mukajya inama buri kantu kose biraryoha urugo rwiza nijoro hari ingo njya mbona nkabona zirandyoheye rwose nkumva nakibera oya humura bizaza hari nk'urugo ugeramo oya pe njye reka nkubwire ntago nihebye icyambere cyo sindi umurokore uhambaye ariko nizera ko Imana ishobora byose kandi nizera ko Imana izamo umuntu mwiza nifuza ariko icyo nkubwiye cyo simbivuga ngo ndaganya nyine njyewe Imana njyewe nigereye mu rugo nkibonera abantu sobo mbavugera hari n'ingero 3 sibyo afite na cano buri akamare iyo ugeze mu rugo rwa Beti nakwizera Beti aba afite cano ye na Tausi na tumukunde bayihinduye hagira ngo ni TV show bari life of three siblings so bazinira abasista bacu ariko reka ngubwire sha ngenda bakunda nkunda ukuntu babanye nkunda ukuntu bameze nyine ndabakunda ni rwa rugo ugeramo nyine kumva nawe ni waruvamo abandi ngenda none nikundira ukuntu sibo buvuga izina oya kamariza abanyemo na sheriwe nyine sha ngeshimishwa n'ubusa mwongera nyikundira uburyo Karine na Rike bebanye nyine nje nuramunyenga nikundira birabinanyibagiza nyine nikundira abantu bahora mu buzima mu bibi no mu byiza baraseka ukabona nyine nta wigira uwadanje abagabo bameze utanagukinisha utanagukorera prank ukavuga ati mwana we kandi ikindi nkikundira ngenzi kwitetesha ariko ntago ari ibyo nishaka n'ubundi biragakuna ariko ntago ari ibyo nishaka niko nimereye ariho umuntu ujya umbwira ngo Imana izakurinda umugabo wakubabaza wazajya ururira mana we iwe none amarira agira amara we yambwira wakubabaza nge nkunda umugabo wanyiteteshereza kuko nanjye nditetera rero urabawumva iminota igeze ku kagari nyumvira so kuna kwivuga nanjye kera ntarashaka urumva hari kapo nakundaga nkajya mbarumva gashye ngati mana none nabyo byanteraga kugira ubwoba nkanasenga cyane kapo ya Frere na Jeannette iyo nabari bavugaga ati mana we ibaze ntumva nshaka kugira urugo mu rwabo ariko noneho Imana yankoreye nta nubwo nkibareba ngo mvuga ati si bikino biki Imana yarabikubye irabimpa ubu ngubu none sigaye nireba nkabona turanabarusha gukunda oya nyine oya asigaye mbaranga oya buri muntu rega afite ukuntu akana n'umuntu wowe urabarusha ruhande rwawe mbona Imana yarandengereje ibyo nabaraga nkareba ukuntu bameze nta ariko mwabavandimwe nta kintu sindajya mu rugo ariko nta kintu kiza no kubana n'umuntu shamana n'umuntu nyine mwuzuzanye n'umuntu gukunda kuzuzanya gusa se nari Imana ibintu kanarenga amazi akameneka gasende ibyo nibyo nifuriza kandi Imana ibiguhe muri umuntu iyo banyine bango mukuru wanje ako se abantu muri umuntu wanje we abantu mwatwari turi kuvuga bino bintu kambagira inama musenge cyane mujye umugabo wawe azave ku Imana izajye n'umukuraho tutazi nishaka imukuriye kuri diaspora nishaka imukure hehe imukuzanire ibahuze niyo yaba ari umunsi umwe ari w'Imana ikuzaniye murabona kandi bikagenda neza umva n'iminsi gaye mwabana amarangamutima yanyu muyabaze hari ukuntu uhura n'umuntu gahita wumva
ukavuga ati uyu niyo wanjye. Umunsi umwe byonyine mwakwicara mwarebana cyangwa mwavugana ukavuga ati yo ukahita wumva mwese kandi ugasanga mwahuje ari kuri we ariko no kuri nawe ugasanga yahuje. So rero mwabyumvise abantu mujyana mukurikiye imitungo mwumvise nyine inama batugiriye cyangwa se babagiriye. So rero reka tubashimire cyane sibyo tunasezera tubibutsa gukora subscribe, share, comments ndetse n'ama views menshi sibyo kwa The Sisters show kwa Daisy hose mugereyo tuzanye mudukunda turabakunda nukuri mukomeze mudushyigikire tugeraho twifuza kugera. Murakoze cyane. Ciao ciao.